uru rubuga rushya ngiye kubereka uburyo tubasha gufunguramo account hanyuma ugatangira ukinjiza. Ngiye kubereka uburyo tubasha gufunguramo account. Uru rubuga barwita NovaexAi. Uru rubuga nta gishoro bigusaba, just gutangira n'ubuntu. Ngiye kubereka uburyo tubasha gufunguramo account akantu ku kandi, hanyuma nzagenda mbasobanurira n'uburyo tubasha kwinjiza. Gusa uyu munsi ngiye kubereka uburyo tubasha kugira ute gufunguramo account, mbereke nibyo ubasha gukora kugira ngo ubashe kwinjiza. Mbibutse ko urubuga gutangira ni ubuntu, nta gishoro bigusaba, just ni uburenganzira bwawe gutangira. Nta kindi turi bukore rero, ugikanda kuri iyo link uri bubone muri description cyangwa se muri comment, urahita uhinguka ahantu hameze gutya. Ahangaha urahita uza ukande hano handitse, ahangaha handitse ngo launch application. Hano launch application niho urahita ukanda. Turahakanda, tukihakanda turategerezamo gatoya, turategereza bitewe na connection. Noneho turahita duhinguka ahantu hameze gutya. Ahangaha nkuko ubibona hano naho gushyiriramo password na nuze na email. Ahangaha tuvuge ndorogera niba ufitemo account uraza ushyiremo email hano cyangwa se username, hano ushyiremo password, hanyuma umeze kano ubundi uhite winjira. Twe noneho kubera ko nta account dufitemo ari bwa mbere, tugiye kuza dukande hano handitse go register. Hano turaza tuhakande, tugiye gufunguramo account. Hano hanyuma ahangaha barahita batwereka ahantu habanza, hano habanza, hano turashyiramo username, hano dushyiremo password twashyizemo hariya tuyikonfirme, nanone tuyishyiremo hano turashyiraho invitation code urakoresha iyo ngiyo wabonye muri description cyangwa se muri comment. Hanyuma nitumara gushyiramo invitation code duhite twemere ko amategeko n'amabwiriza twarangije kuyasoma, ubundi duhite dukanda hano handitse register. Hano tugiye kubyuzuza byose vuba vuba. Nkuko ubibona urabona ko tumaze kubyuzuza, dushyizemo username. Mbibutse ko ahangaha username ugomba kuryandika ukarenzaho n'umubare runaka, nabonye ari byo biri koroha. Hanyuma password ndabizi muzi gukora strong password. Hanyuma niturangiza turahita tuza dukande hano register, tukimushyiramo noze referral code turahita tuza dukande hano register. Ahanga turaza dukande hano handitse I agree, ko tumaze gusoma amategeko n'amabwiriza. Hanyuma duhite dukanda hano register gutya, dukande hano register. Mbibutse ko uru rubuga ni umuntu warumpaye, umuvandimwe wanjye warumpaye, ambwira ko ari urubuga rushyashya bari kubasha gukoreramo amafaranga. Nanjye ubu ngubu tuvugana, ubu nibwo ndi gufunguramo account, ntabwo nari nageramo imbere ngo ndebe ese ayo mafaranga tubasha kuyakorera gute. Usibye ko narebye kuri YouTube mbona hariho amavideo abantu benshi bari kurukoraho, ndavuga nanjye reka ngire ute, reka ndukoreho hanyuma tubashe kureba ko hari ikintu twabasha gukuramo. Turahita tuza dukanda hano register. Hano tugikanda register, hano baratubwira ko ibintu byacu byabaye successful. Hanyuma ikintu turi bukore baratubwira ngo please link Google Authenticator first. Mbere yo gukora ibindi byose turabanza duhuze Google Authenticator n'uru rubuga. Ubwo Google Authenticator abantu batazi kuyikoresha, murashaka video tutorials zigisha uburyo ubasha gukoresha Google Authenticator, ariko ni ibintu byoroshye. Ikintu Google Authenticator ifasha ni ugutuma account yawe igira umutekano. Ni ugutuma nyine igira umutekano. Hano rero kutubwira ngo tuyilinking na Google Authenticator. Ikintu turi bukore rero tugiye kujya muri Google Authenticator. Reka tuanze dukande hano handitse link now, turahakanda. Tukihakanda hano bahita batubwira ngo please install Google Authenticator. Hano batubwira ngo tuyinstall. Twe ikintu turi bukore turahita dukanda next, bitewe nuko dusanzwe tuyifite. Iyo utayifite unyura hano ukayidownloading. Twe turaza dukore hano next, turakanda hano next gutya. Noneho ahangaha nkuko ubibona hano baratubwira ngo private key. Hano izi ngizi turaza tuzikopi. Iyi ngi ntago ndi buyibereke bitewe nuko kuyerekana YouTube yampana, ntabwo ndi buyibereke ino Google Authenticator yanjye. Turaza dukanda hano copy, hanyuma turagakopiya kano turakajyana muri Google Authenticator. Turakajyana tugapestinga muri Google Authenticator. Muri Google Authenticator baraduha kandi ako kandi turaza tugapestingemo hano, turaza tugashyiremo hano. Ubwo niba utazi uburyo Google Authenticator ikora, uki kuri YouTube urebe tutorials
hariho abantu benshi baba barabyigishijeho by'uburyo wafungura account muri Google Authenticator, gusa ni ibintu biraho, ni ibintu bisanzwe pe. Buse hari umuntu ukora bino bintu bya mining utazi guhuza Google Authenticator ntawe. Okay, reka tujye muri Google Authenticator. Nkuko mubibona dore ngiyi Google Authenticator, dore ngiyi application ya, dore ngiyi. Ndakeka muri kuyibona. Google Authenticator application yayo niyo ngiyi. Banditseho Authenticator, urajya kuri, ushobora no kujya kuri Play Store ukayidownloading. Ugifungura Google Authenticator, ahantu hambere uzabanziriza basahita bakubwira ngo ukande add, numara kuhakanda kuri add uzahita uhinguka ahantu hameze gutya. Ahangaha nta kintu uzakora rero, uzahita uza ahangaha hano handitse gutya enter setup key. Hano ni handi tugiye gushyiramo ya password yacu kakandi baduhaye muhariye ngo duhuze nyine. Okay, uzahita uza uhakande. Ukihakanda nanone uzahita uhinguka ahantu hameze gutya. Hano ushobora kuza ukandikamo izina rya iranuze rya ira application cyangwa se uriya mushinga turi kugira, uriya bita NovaeX. Okay, hanyuma hano ukaza ugashyiramo kaga password baguhaye kagaki, hanyuma ugahita uza ugakanda hano add. Icyo gihe ugikanda add hano, icyo gihe uba wasoje kugira ute, wasoje kuyishyiramo. None abasigaye gufata akanuze utugambo baguha ukatujyana hehe, ukatujyana mu hahandi nanone batweretse. Reka tubikore vuba vuba. Okay, nkuko mubireba rero ngewe nkigashyiramo karaga password, bitewe nuko muri Google Authenticator nta bundi buryo nabasha kukabereka. Nkigashyiramo mpise mpinguka muri account, mpingutse muri ya account ya AIX, muri account ya NovaexAi. Sorry, ntabwo nari narifata neza mu mutwe bitewe nuko nyine ntabwo nari nayikoresha cyane nkuko mbibabwira, dore nibwo nanjye ndi kubasha kugeramo. Okay, noneho dore ngiyi noze imbere, dore ni gutya none himeze. Kanze tuze kuri mi, hano kuri mi. Okay, nkuko mubibona kuri account yanjye, nkuko mubibona hano mfiteho nka $500. Nkuko mubibona mfiteho $500. Total asset na $500 gusa. Aya ngaya ni nuze nyine. Aya ngaya ni ngo niba ari Nexa. Ngo ni Nexa. Ntabwo nanjye nari nabisobanukirwa neza. Nubwo ndi kubaha video ariko ntabwo nari nabisobanukirwa neza. Okay, nkuko mubibona ngayo hariya. Okay, hano noneho bari kutwereka ko hano nituza tugakora flow kuri Twitter cyangwa se tugakora flow kuri Instagram, tugakora flow kuri YouTube. Ahangaha izi nuze zino coin barabasha kuziduha gutya. Rikanze nkore flow wenda urugero kuri YouTube, kankore subscribe wenda no urugero, turahakanda go tuze dukore subscribe. Bafite na channel, urabona ko ni bashyashya, bamaze iminsi 2 gusa, urabibona nkuko ubibona. Turaza dukande subscribe hano, turaza dukande subscribe, hanyuma nitumara gukanda subscribe dusubire inyuma muri rwa rubuga. Okay, urabibona ahangaha, urabona ko zazindi ziri hano zise ziva. Kanze tuze dukande nahangaha, naho tuze dukore join kuri Telegram yawe, turaza dukore join. Okay, urabona ngewe narangije gukora join, ntabwo byakunda bitewe nuko ntahise nkora join, nayikoze ntari muri noze. Okay, urabibona naho bahise bagira ute, bahise baziduha. Nahangaha kuri Twitter X naho ni gutyo. Naho uraza ukande overflowing nyine, uraza overflowing, hanyuma numara kuba urabona ko bafite na verify. Gusa ni baracyari bashya, bamaze iminsi 2. Ko urabona na post, urabona ko zimaze amasaha. Urabona post bafite ya mbere imaze iminsi 2 nkuko ubibona. Okay, uraza ukore flow, hanyuma numara gukora flow usubira inyuma nanone, urabona ko ahangaha zose baraziduhaye. Nitugaruka hano kuri mi, nituhakanda turaza turebe za coin zacu. Urabona zimaze kuba 2,000 za Nexa. Gusa baratwereka ko ngo ari $2,000 gusa, ntabwo nari nabimenya neza. Okay, noneho ikintu tugiye kureba ahangaha ni ikihe kindi. Ndabona hari na withdraw, ndabona hano hari ngo deposit na withdraw. Sinzi niba bashyiramo n'amafaranga cyangwa se sinzi niba bayashyiramo, ntabwo nari nabimenya neza. Nzabaha video yindi ikurikiyeho narangije kumenya amakuru ahagije. Okay, urabibona dore ngizi za coin zabo, hano niho biri kugaragara neza. Dore ngizi za coin zabo,
hano baratwereka ko NSHYA imwe ihwanye n'idolari rimwe, hano nkuko ubibona hano ngo NSHYA sinzi niba ari NSHYA cyangwa se NSHYA, ngo ni NSHYA imwe ihwanye n'idolari rimwe. Noneho hano ngo NSHYA ibihumbi 2,000 rihwanye n'amadolari ibihumbi 2,000. Aya ngaya sinzi niba yarabikurika ndabona ntazi. Okay, nituza hano kuri withdraw, ikadukore withdraw turebe. Withdraw iriya ntuze yabo banza itari yageramo, iriya token yabo hano ntabwo yari yageramo, ntabwo bayigezamo, ubwo ni ugutegereza tukareba. Okay, noneho hari ibindi bintu ukora buri munsi, uza hano kuri check in, hano check in, uza hano kuri check in, hanyuma ugakora hano check in, hano check in, uraza ugakora check in buri munsi. Urabona aha ni buri munsi nyine, urabibona ni buri munsi, urabibona nkuko bibona ni buri munsi mpaka iminsi 7 uraza ugakora check in. Hano hari uduce baguha buri munsi buri masaha 28 baguha uduce, ubwo two duce duhita tujya hamwe na za zindi. Urabona twe dufite ibihumbi 2,000, none urabona bibaye 2 n'uduce 10. Noneho barakwereka ko buri munsi nyine uba ugomba kuza ugakora check in. Ubwo yino ni nka noze nyine, ni nka mining, mbega niko navuga, cyangwa se claim, ni nka claim, uraza ugakora claim. Nkuko bibona nawe uraza usome akantu ku kandi, harimo ibintu byinshi cyane, uze nawe ubirebe witonze. Gusa withdraw ndabona itari gukunda, ndaza kumenya amakuru neza, ndaza kubibabwira. Iyo ukeneye gutumira inshuti ahangaha uraza ukahakanda, hanyuma ukareba dore ngiyi invitation code, iyi referral code ndaza kuyibaha muri comment cyangwa se muri description. Dore ngiyi niyo irabasha kukwinjiza muri uwo mushinga. Vuba nshobora guhita mbaha video namenye amakuru yayo neza cyane, gusa umuntu wayimpaye njya mwizera kuri ibi bintu, mbona nyine arebaho ukuntu. Ndabona harimo amanoze menshi cyane ngo bikorana. Gusa guys, niba hari aho bari bugusabe amafaranga yawe ubyitondere, ntihagire amafaranga yawe namwe ushoramo, ntihagire n'igice cy'atanu ushyiramo mu gihe tutari twagira ute, mu gihe tutari twabona ko aya ngaya yo bari kuduha, mu gihe tutari twabona ko yabikurika, ntihagire n'igice cy'atanu ubasha gushyiramo. Guys, twongeye dusubiye mu zindi video rero, ndaza kureba ko mbasha kubakoreraho indi video ibasobanurira uburyo tubasha kubikuza akantu ku kandi. Twongeye dusubiye na Darius.